Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe cyangirira banje no gutsinda nitwa gikundiro cyane ndabereye umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano Rayon Sport Nyanza isaro ry'Inyanza. Twongeye kubasura inshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV. Kuri uyu munsi Rayon Yacu TV iragaruka ku mukino uzaba ku wa gatandatu ugahuza Rayon Sport na Etoile de l'Est. Ni umukino uzabera mu karere ka Ngoma. N'ayahe makuru ari kuvugwa muri Rayon Sport. Rayon Sport imaze iminsi 3 ikora imyitozo y'imbaraga. Abakinnyi benshi barahari, abadahari nabo turaza kubagarukaho muri iki kiganiro. Ese muri Etoile de l'Est yo iri kwitegura ikipe ya Rayon Sport bihagaze gute? Ibyo byose na handi wabisanga atari kuri Rayon Yacu TV. Amakuru ya Rayon Sport, amakuru agizwe mu ikipe yawe yose uyasanga hano kuri Rayon Yacu TV. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, ukareba hejuru hano hari akazogera ugakandaho, maze ko dushyize ikiganiro ukajya ubasha guhita ugikurikirana. Iyi ni Rayon Yacu TV. Ngende Musonera Modric. Ari nawe ndasigara uzimenyera kawunga Ni match y'ishyiraniro, ni match Rayon Sport, abayobozi ba Rayon Sport, abakunzi ba Rayon Sport n'abakinnyi ba Rayon Sport bakaniye ngo bagomba kuyitsinda kugira ngo Rayon Sport ikomeze yegera imbere, maze ikipe yacu y'ubururu n'umweru ikomeze irebe ko yasatira amakipe ayiri imbere harimo APRFC, Kiyovu Sport na Mukura Victory Sport binganya amanota, gusa bigatandukanywa n'umwenda w'ibitego kuko Mukura Victory Sport izigamye ibitego 8 mu gihe Rayon Sport izigamye ibitego 4. Bivuze ko Rayon Sport nta kosa igomba gukora, irasabwa gutsinda kuva ku mukino kugera no ku yindi mikino ndetse izasoreza ahangaha. Rayon Sport ikisabwa ni ugutsinda gusa kugira ngo irebe ko hari byazahindura ku rutonde rwa shampiyona, dore ko amakipe ayiri imbere nayo ifite imikino ikomeye. APRFC ifite imikino izayihuza na AS Kigali, Kiyovu Sport, Police FC ndetse na Mukura Victory Sport mu karere ka Huye. Kiyovu Sport ifite umukino uzayihuza na Rayon Sport yo ubwayo, ifite umukino uzayihuza na Mukura Victory Sport ndetse ikagira n'umukino uzayihuza na APRFC. Bivuze ko Rayon Sport igiye kwitwara neza igategereza ibiri imbere gusa, ikisabwa no gutsinda. Birashashoboka yuko Rayon Sport ishaka kuzabona umwanya mwiza muri shampiyona, yewe no ku gikombe biracyashoboka igihe itacika intege, igihe bakumva ko intego yabo ikiri ugutsinda. Amarushanwa menshi harawasa na jihadi. Reka duhere muri Etoile de l'Est izakira ikipe ya Rayon Sport. Etoile de l'Est yatandukanye n'umutoza wayo Banamwana Camarade ndetse n'uwo yari yungirije. Abo bose batandukanye nayo berekeza muri Gicumbi FC iherutse gutsindwa na Kiyovu Sport ibitego 6, maze umuyobozi wayo ndetse n'umutoza wayo, abatoza bayo bombi bagahita begura, maze Etoile de l'Est yo isigariraho. Nuko ngifite umutoza w'abanyezamu. Etoile de l'Est iri kwitegura Rayon Sport, murumva ko nayo bitameze neza kuko imaze n'igihe iri gutakaza. Rayon Sport imyitozo yayikaniye, imyitozo abakinnyi bose barahari uretse Matatu Manase ufite ikibazo ku kaguru, ariko bishoboka ko Matatu Manase nawe ashobora kuzaba yaragarutse ku wa gatandatu. Ikibazo afite cy'imvune ntabwo ari ikibazo gikanganye cyane. Undi mukinnyi bigoranye cyane ko yazagaragara kuri uyu mukino ni Willy Esombe Onana, ugikomeje kugira ikibazo cy'imvune aho yavunitse mu rukenyerero. Willy Esombe Onana biragoye ko yazagaruka vuba ahangaha, ndetse Rayon Sport abandi bakinnyi bose bakaba bahari. Nkuko mubizi muvandimwe Jean Marie Vianney yaragarutse, uyu nguyu yari yaravunitse ariko kuri match APRFC uyu nguyu yaritabiriye. Bivuze iki? Abakinnyi badahari ni babiri gusa, n'uyu mukinnyi Bukuru Christophe ndetse na Willy Esombe Onana. Bukuru Christophe nabari gukorera imyitozo yoroheje ku ruhande, abandi bakinnyi bose barahari. Rayon Sport mu mwuka umwe baritegura kwerekera Ngoma, kandi Rayon Sport icyo bashaka ni amanota 3 kuzageza ku mukino wa nyuma kuko bumva ko byose bigishoboka. Ikindi kandi Rayon Sport yarakaniye kuko ngo nitegukana igikombe cya shampiyona igomba kwegukana igikombe cy'amahoro, kubera ko no mwaka ntabyo gusigara ku rugo. Ngaya makuru abari mu nzove, abakunzi ba Rayon Sport baba bakaniye, baba bishimye
bavuga ko ikipe yabo ihagaze neza, ariko kandi usanga bamwe bajujura hirya iyo ngiyo bati ikipe imeze neza, gusa uburyo bw'imipangire ntabwo biragenda neza, cyane cyane kuri nimero 6 na nimero 10. Bati Kwizera Pierrot akwiye kuzamuka akajya ku 10, Dinjeka akavamo, Muhire Keva akajya ku ruhande, maze ubundi Rayon Sport igashaka nimero 6 kugira ngo turebe ko Rayon Sport yakomeza kugenda yitwara neza. Ati irakina ariko uburyo bwo kurema ibitego bikabura, ndetse n'uburyo bwo kubitsinda bukaba buke. Ati Rayon Sport rero niyo burya yakwegeza Pierre imbere, dore ko ibitego byakongera bikarumbuka mu ikipe ya Rayon Sport. Nurenga ikabaruzuze bagore, utisina na jyojyori n'abapolisi, Kagere na Jacques nshuti ntibahusha, nawe Kanyama yayi n'akanya. Abakunzi b'ikipe ngo bemeye ko yibe nyuma yaba mu bibi ndetse no mu byiza. Rayon Sport abakunzi bayo bati tuzaguherekeza no mu karere ka Ngoma, bati niryo sezerano twaguhaye, dore ko bizaba ari muri weekend. Bati twiteguye kujya kushyushya Ngoma, ariko kandi ikizaba kitujyanye nyamukuru n'amanota 3. Bati bakinyi bacu namwe muzakora uko mushoboye, maze murebe ko mwaduhesha intsinzi mugakomeza kuduhesha ishema. Rayon Sport igeze ku munsi wa 20 wa shampiyona, iri ku mwanya wa 4, ahirushwa na Mukura Victory Sport ibitego 4 gusa. Kandi nizeye Imana nzakarema gakumba, nzakugabira ishyo abawe bakame, nzakujyana i Kanombe twibire mu birere, tube baserugendo. Rayon Yacu TV murabizi ko ibihabereye haba mu myitozo mu Nzove, yaba kuri match hirya no hino ku bibuga. Rayon Yacu TV aho hose bihari. Rayon Yacu TV ku munsi w'ejo yaganiriye n'abafana bari bitabiriye imyitozo, maze bagira icyo batangariza Rayon Yacu TV. Abenshi icyo bahurizaho nta kindi, yaba byiza byaba bibi, ubwo Rayon Sport izakora uko ishoboye kose, ariko no mwaka nta mpamvu zo gusigara ku rugo, turashaka gusohoka, tumaze igihe kinini tudasohoka. Natwe rero nk'abakunzi ba Rayon Sport turifuza kongera kubona Rayon Sport isohoka ku ruhando nyafurika, Rayon Sport isoreza mu myanya myiza. Bati Rayon Sport turashaka kongera kuyibona muri Sekafa, dore ko bo bemeza ko ubwo icyorezo cya COVID-19 kiri kugenza gake, Sekafa ishobora kongera kuba. Abakunzi ba Rayon Sport bati turashaka kongera kubona ikipe yacu yitwara neza, yewe mu karere ndetse no mu mikino nyafurika. Nizo nzozi z'abakunzi ba Rayon Sport. Ariko kandi perezida wa Rayon Sport Wahizu Jean Fidel ubwo yaganiraga na Rayon Yacu TV mu gihe cyashize, yavuze ko Rayon Sport izakomeza kugenda kuyubaka kugeza paka imyaka ye inirangiye. Atariko kandi muri mwaka wanjye wa 2 icyo nshaka no kubaka Rayon Sport ikomeye izasohokera u Rwanda ikagera kure mu mikino nyafurika nk'ibyari bisanzwe. Bati kandi Rayon Sport izaba ifite abakinnyi bakomeye. Ahangaha tugaruka ku bakinnyi bakomeye Rayon Sport izaba ifite. Ahangaha umutozo wa Rayon Sport yasabye ubuyobozi bwa Rayon Sport ko bamwe mu bakinnyi b'ingwiza murongo cyangwa se abakinnyi kuri wabona yuko atakenera atajya akoresha, agomba kubarekura bakagenda. Ngwino musore utsinda agatsindagira imidari, umuriro w'ikirenga mu kurengera izamu rya Rayon n'u Rwanda, ruhagoye mu ruhango bayiharaza ibihozo, ni nyiricyubahiro cyankuriye ingoma, ari nawe ndasigara uzimenyera kawunga.